nta gushidikanya. Depression, indwara y'agahinda gakabije, stress, umuhangayiko, guturika kw'imitsi y'ubwonko n'indwara z'umutima zize cyane muri iyi minsi ziterwa kenshi no kutarenga ibitekerezo bidusubiza ahahise, maze ntitubashe kwakira ibyatubayeho, twaba tubigizemo uruhare cyangwa bitugwiriye by'impanuka. Njye mbwira hahise hanjye ko ntakiri wa wundi. Noneho reka nkubaze wowe, ubigenza ute iyo ibitekerezo by'ibyakubayeho cyangwa waciyemo bikomeje kukuzamo, ukumva bisa naho bigutera ihungabana, bikagushengura umutima ndetse rwose bikakubuza kureba no kujya mbere? Hano hari uburyo bune wabigenza gusiga inyuma hahise hawe, byagufasha kubaho mu gihe cya none no kugira ngo ubuzima bwawe wigenera uko ejo hazaza hazamera. Ni mu nkuru twateguye twifashishije inyandiko ngufi y'umusizikazi n'umwanditsi w'ibitabo w'umunya-Scotland, Madame Donna Ashworth. Niba ari ubwa mbere ugeze aha, ndagushishikariza gukanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo inkuru, amakuru n'ibiganiro dukora ntibikagucike. Wadukurikira kandi kuri Facebook ndetse na Instagram, hose twitwa KP Reports. Icyambere, umva ko ibyakubayeho mu gihe cyahise ari amateka kandi ko ntacyo ufite wabikoraho. Icyo ufite wagira icyo ugikoraho nk'igihe cya none. Ibande kandi wite ku cyo ushobora gukora ubu ndetse n'uko wakibyaza inyungu. Icya kabiri, uracyafite igihe cyo gukosora cyangwa kwigarurira ibyo wahombye n'ibyangiritse mu gihe cyahise. Ndabyumva ushobora kwiyumva nkaho wakererewe, ukaba waratinze, mbese igihe cyararenze ku buryo ushobora kutazigera ugera aho wari ugeze cyangwa aho abandi bari. Iyo ni imyumvire wishyizemo kandi ni nk'urubibi wiciriye utarenga. Shingoyi z'iyo myumvire y'ubwihebe, hanyuma urore ngo uratera intambwe igana imbere, maze ukaba umuntu wiyubatse kurusha uko umeze ubu. Icya gatatu, wikwikomeraho ngo wiyime icyo wakihaye. Ahahise hashobora kuba heza cyangwa habi, nyamara niho hakugejeje aho uri ubu. Ahahise hawe bishoboka ko hakugejeje cyangwa hakakwereka ibintu byinshi uzi none. Rero oroshya ibintu, ureke kubigira intambara, ntuterwe ngo nawe witere. Kuba waraguye mu gihe cyahise ntibivuze ko utahaguruka ngo ukomeze urugendo ruzakugeza kuri ejo hazaza heza. Mu nzira y'ubuzima, uko utsindwa kenshi niko wongera amahirwe yo kubyuka no gutsinda. Icya kane, reka nsoze ngusigiye umurongo wo muri Bibiliya uboneka muri Yesaya 43 umurongo wa 18 na 19. Ugira uti, ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya. Ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Shalom.